Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ni umwizerwa Adolphe ubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. N'uyu munsi nifuje ko dukomeza n'ubundi kuganira ku mateka y'indirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo zo mu gakiza. Indirimbo n'ubundi ziri zikoreshwa mu baturage Protestanti mu matorero atandukanye. Uyu munsi rero Imana iduhaye umwanya kugira ngo n'ubundi dukomeze tuganira kuri aya mateka, dukomeza gufashwa n'Uwiteka. Reka tubanze twiragize Imana. Mana, turagushimye, Imana yacu bwite, Mana iturinda. Tugushimiye ko uduhaye umwanya w'umugisha kugira ngo dukomeze tuganira kuri aya mateka, hanyuma Mana ubugingo bwacu bukomeze kubakika, twigire ku batubanjirije kugira ngo tubashe gutera intambwe ituma Mwami tuzabana nawe iteka ryose. Twigishe rero buri wese mu iki kiganiro, umushyigikire, utumare inzara n'inyota mu rwego rutuma Mwami dukomeza kubana nawe iminsi yose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo y'150 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo yitwa ngo Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Iyi ndirimbo iri mu ndimi nyinshi zitandukanye kuko natwe tugeze mu Kinyarwanda, iturutse mu rurimi rw'Icyongereza, aho wayihimbye n'ubundi yavugaga ururimi rw'Icyongereza, ayita ngo I am so glad that our Father in heaven. Usibye ko usanga no mu yandi magambo hari abavuga ngo I am so great that Jesus loves me, cyangwa se ngo Jesus loves even me. Hanyuma iri no mu rurimi rw'Igifaransa aho yitwa ngo Je suis tellement heureux que notre Père Céleste. Urumva bigakomerezamo. Tuyisanga kandi no mu gitabo n'ubundi cy'indirimbo zikoreshwa mu gihugu cy'u Burundi, mu baturanyi, ndetse no mu gihugu gikoresha no mu gitabo cy'amatorero ya giprotestanti mu gihugu cy'Ubugande. Urumva ko ni indirimbo ushobora gusanga n'ubundi ahantu hatandukanye. Rero reka tubanze turirimbeho, hanyuma ubundi tugaruke tuganira ku mateka yayo. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu by'Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Amena. Yego, iyi ndirimbo y'150 mu ndirimbo z'agakiza ni indirimbo yanditswe na Philippe Paul Bliss. Yitwa Philippe Paul Bliss, yanditse mu 1871. Urumva ugeranije n'igihe turimo muri 2025, ni indirimbo imaze imyaka irenga 250. Bivuga ngo iracyakunzwe ariko kandi imaze igihe ntigajuka. Rero aya mateka y'izi ndirimbo yankuruye cyane, nibaza ukuntu indirimbo yaririmbwe mu myaka ya kera, ariko ugasanga n'uyu munsi umuntu arayiririmba ukumva ukomeje kuyikunda. Wahura na mwene so wayiririmba akaba yakwira ngo nanjye iyo ndirimbo iramfasha, kandi ntimuyirambirwe, n'ejo mukongera mukayiririmba nta kurambirwa. Rero izi ndirimbo zatumye nifuza kumenya amateka, abazihimbye babaga bari mu bihe bihe, bituma n'uyu ngubu twebwe mu gihe bapfuye zikivuga kandi ukuva zikunzwe. Ugasanga indirimbo ihimbwe vuba, umuntu ntabwo yakomeza kuririmba imaze imyaka 10, ubu ngubu ntabwo igikunzwe, ariko iyi ngiyi imaze imyaka 250 irakunzwe cyane. Rero
byatumye nifuza nanjye kumenya amakuru y'aba bene data bagiye bahanga izi ndirimbo, kugira ngo natwe tumenye icyo tubigiraho, bitume bidutera inzara n'inyota byo gukomeza kwigizwa imbere mu buryo bw'umwuka, hanyuma ubugingo bwacu bwubakike. Rero Imana ibaho umugisha, namwe abakomeje gukurikira ibi biganiro mukatugira n'inama n'ibyo dushobora gukora birushijeho, kugira ngo natwe dukomeze gufashanya muri urugendo rujya mu ijuru. Uyu rero Paul Philippe Bliss yavutse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi mu 1838, avukira ahitwa Clearfield, ni muri leta ya Pennsylvania, imwe muri leta zigize leta z'ubumwe za Amerika. Naho yavukiye, hanyuma aza gutabaruka ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 n'ubundi mu 1876. Yaje gupfira muri aksida yabereye ahitwa Ashtabula muri leta ya Ohio, nayo ni leta imwe mu zigize leta zunze ubumwe za Amerika. N'ubundi kubazi ubumenyi bw'isi n'abatabuzi, izi ni leta 50. Leta zunze ubumwe za Amerika zigizwe na leta 50. Twari tuvuze rero ko yapfiriye ahitwa Ashtabula muri leta ya Ohio, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Philippe Paul Bliss avuka kuri se witwa Isaac Bliss hamwe na mama we witwa Lydia Dolittle. Hanyuma ababyeyi be bari abakristo n'ubundi mu itorero rya Methodist, niho basengeraga. Bari bafite umuco, mpamvu z'ababyeyi babo bari bafite umuco wo gutoza abana babo buri mugoroba bakicara bagatarama bagasenga bakaririmba. Ibi ngibi ngo babikoraga buri munsi, kuko wari umuryango n'ubundi urimo abana n'ababyeyi, birumvikana bakicara ko bagakora igitaramo kirimo indirimbo, kirimo amasengesho. Noneho ngo uyu Isaac Bliss agafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana asomera abana be mu rugo. Ntabwo byabaga ari ku rusengero gusa. Ababyeyi bo muri iyi minsi dukwiye natwe kwigira kuri aba ngaba, kuko urumva umwanya yafashe byatumaga abana bakura n'ubundi bakomeza kumenya iby'ijambo ry'Imana rivuga. Kandi abana bakenewe kugira ngo batozwe, ariko ijambo ry'Imana n'ubundi ritubwira ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza akigenderamo. Aya ni amagambo n'ubundi yanditswe na Salomo, ariko n'ubu ngubu natwe akwiye kutugira umumaro. Rero ibi byatumye kuba barafataga umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, bagafata umwanya wo kuririmba, byatumye uyu Philippe Paul akura akomeza gukunda kwegera Imana. None akunda ngo kumenya kuririmba cyane, yumva arabikunze. Noneho biza gutuma yihata cyane kumenya ibya muzika, akajya ku ishuri, ariko kandi akihata no kumenya ibya muzika cyane. Uyu turi kuvuga yitwa Philippe Paul Bliss. Icyakora we yaje n'ubundi kuva muri iri torero ku myaka 12. Yavuye mu itorero rya se, ngira ngo wenda yarabonye ko hariya badacuranga cyane. Hanyuma aza kuva muri iri torero rya Methodist, we aragenda ajya gusengera mu itorero ry'Ababatiste, niho yagiye gusengera. Akomereza ahitwa Tioga ni muri leta ya Pennsylvania, n'ubundi hahandi bari, ariko we akajya gusengera muri itorero ry'Ababatiste. Hanyuma bwa mbere ubundi we yakunze kuririmba, akunda ibya muzika agifite imyaka 10, ku buryo bivugwa ko icyo gihe cy'imyaka 10 yari atangiye no gushaka ibihangano bye kandi akiri umwana. Aza rero gukura muri izo nzira zo gukomeza kuririmba. Hanyuma yajya ku ishuri akavayo akomereza no kujya kwiga ibya muzika. Uko yiga yihata cyane cyane ibya muzika. Noneho amaze gukura, ageze ku myaka 12, ageze ku myaka 22, ageze ku myaka 22 yari amaze kuba ikirangire cyane mu byerekeye na muzika, kugeza ubwo ku myaka ye mike yahawe kujya noneho ajya kwigisha ibya muzika mu nsengero no mu mashuri atandukanye. Akava ku ishuri akigisha mu ishuri, yarangiza yigisha ibya muzika gusa, gucuranga piano, gucuranga no kuririmba akabyigisha, ariko no ku rusengero aho yasengeraga naho akabikora. Aza no guhabwa akazi ko kujya kwigisha gahoraho mu ishuri ahitwa i Rome, ni mu mujyi wa Rome. Rome tuvuga ni umujyi uherereye n'ubundi muri leta ya Pennsylvania. Yajya kwigisha ahitwa Rome Academy, muri uwo mujyi nyine. Ahabwa kwigisha ibya muziki kubera ko ngo yarabikundaga cyane. Ariko
abandi nabo babona ko adakwiye kwiharirwa n'ishuri rimwe ngo aza kuba umwigisha ahubwo w'amashuri atandukanye, noneho kujya agenda yigisha muziki. Uyu bita ngo ni itinera, aza guhabwa akitiro ngo ni nyine akora akazi twakita ngo ni itinerant music teacher. Urumva dushyize mu rwego rw'igifaransa twavuga ngo ni enseignant itinérant de musique. Ni itinera ni mwarimu, umuntu ukora ibintu bya itinera ni umuntu ukora adakorera hamwe, ahubwo abo yigishije akajya kubasura ko ibyo abigishije byose babimenye cyangwa se bamenye kubishyira mu bikorwa. Niba yigishije mu gace kamwe akimuka akajya ahandi, ariko akazagaruka kubasura yuko ibyo yabigishije babifasha. Nguko ukuntu uyu Bliss yakoraga. Urumva yari amaze kuba ikirangire rwose muri leta zitandukanye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu 1859 yaje gukora ubukwe, ashakana n'uwitwa Jane Young. Uyu bamenyanye n'ubundi aho yigishaga ahangaha muri Rome Academy. Baramenyana, barashakana, baza kubyarana abana babiri, harimo uwitwa George Godwin Bliss n'uwitwa Philip Paul Bliss Jr. Bashakanye nyine kuri ya tariki, bashakana mu itariki ya mbere z'ukwa gatandatu mu 1559. Ibya muziki, ibyo muzika yakomeje n'ubundi kubikora, noneho aza no guhanga indirimbo. Yahanze indirimbo zirenga 300. Hanyuma kuririmba nyine urumva byari umugisha we, ariko kuririmba kugira ngo abishyiremo imbaraga yarabikoraga, ariko aza kubibwirwa abyigishwa cyangwa se abisabwa n'umupasiteri wari umuvugabutumwa uzwi cyane nawe witwa Dwight Moody. Arambwira ati ndabona ibya muziki ubishoboye cyane, genda wihate cyane guhanga indirimbo zihimbaza Imana. Yumva nawe nyine bimuteye imbaraga, arushaho kubikunda cyane. Rero tuvuga ku mateka y'umuhanzi, ubuzima yari abayemo n'uburyo yakuriyemo, kugira ngo tuze kugana n'ubundi ku ntego yatumye ahanga indirimbo. Turi kuvuga ku ndirimbo y'150 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, indirimbo igaragara mu cyiciro cy'indirimbo z'urukundo rw'Imana niko zitwa, cyangwa se amurudodiye, ivuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo. Ni ukubera iki rero iyi ndirimbo yaje kuyandika, uyu munsi tukaba tuyikunze, uyu munsi tukaba tumva nawe aho uri. Hari n'umurinzi, hari n'umwe mu bakunzi bacu wabwiye ati mu ndirimbo rwose nifuza kumenya amateka, ndifuza kumenya amateka y'indirimbo y'150. Nawe ushobora kuba utarabisaba, ariko uyu munsi ukaba ugiye kuyumva noneho. Ariko twabuvuze ni ukubera iki yahanze iyi ndirimbo. Ubundi aravuga ngo iyi ndirimbo we yagendeye kuri ku rukundo. Aravuga ngo amahoro Yesu atanga, aravuga ngo Yesu niwe wadukunze, si twebwe twamukunze. None uburyo yitanzemo kugira ngo aze kutwitangira muri ariya magambo n'ubundi ari muri iriya ndirimbo, ntabwo twabimusabye, ahubwo ni urukundo rwe rwamuzanye. Araza aritanga, ndetse ngo akora igikorwa kirenze uko umuntu yakivuga. Ibyo rero ngo byamukururiye guhanga indirimbo. Ikindi ngo yabonaga, ubundi yajyaga yigisha abana, akica n'abana bo ku cyumweru. Arangije noneho kuko yaryohewe n'aya magambo yo mu ndirimbo, ashaka ngo guhanga indirimbo izatuma abana yigisha muri Ecole de Dimanche, ubwo ni Sunday School, abana yigisha ngo abigisha indirimbo izatuma ibegereza Imana. Urumva ishyaka yagize, yavuze ngo iyi ndirimbo nibayiririmba nzabakundisha amagambo arimo, azabakundisha Yesu. Noneho yatangiye ari indirimbo n'ubundi y'abana bo muri Sunday School. Sunday School ni abana n'ubundi bigishwa, ni nk'iteraniro ry'abana biga ukwabo, bakigisha inyigisho zabo aho ngaho ku matorero ya Giprotestanti, ngira ngo muri ibyo ari byo, cyangwa se Ecole de Dimanche. Rero urumva iyo ndirimbo yagaragazaga urukundo rw'Imana, ikagaragaza urukundo Yesu yadukunze, akaza akitanga, niyo yadukunze, ariko noneho ngayihanga afite intego yo kugira ngo akundishe abana iby'Imana, bumva amagambo arimo, nibarangiza bumve bakunze kubana n'Imana. Uwo muntu watwitangiye gutyo ngo bamukunde cyane. Amagambo arimo aravuga ngo nishimiye ko data wa twese yandikiye iby'urukundo rwe. Mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Mu magambo menshi akomeye cyane Imana yavuze, ikikomeye muri byo ni uko Yesu ankunda. Ngo nishimiye kunyikirizo, ngo nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda nubwo ntakwiriye. Ahangaha ni uburyo yabonye ko Yesu kuza kwe ntabwo yaje kubera ko hari inyungu yaradufiteho,
ahubwo nitwe twabyungukiyemo, kandi we umubiri we urakubitwa abihomberamo. Ayo magambo rero niyo yatumye ashingiraho ahimba iyo ndirimbo. Arakomeza avuga ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza, buriya Yesu yamaze kuducungura, abantu ntabwo babura n'ubundi gukomeza gucika intege no gucogora, ariko Yesu n'ubundi ntabura gukomeza kudukunda. Urukundo dukunda rurenze uko twebwe tugira amakosa. Afite urukundo rwinshi rurenze uko tugira amakosa, bigatuma akomeza kutwireherezaho. Burya umuntu uzarimbuka ni utazi ko Imana ibabarira, ni utazi ko Imana ikomeza kudukunda. Hanyuma mu magambo ngo nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru. None ahangaha ageze ku rwego rwo kuzabana na Yesu. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iki iteka ryose? Nzajya mubaza ndirimba ntya ni Yesu ni iki cyakunkundishije? Aha harimo amarangamutima menshi agaragaza ikibazo umuntu yavuga ati ubundi ni iki cyatumye kukunkunda? Ni iki cyatumye uza kundeba njyewe ndebye ahantu uvuka, aho imibereho yanjye, ni iki cyatumye ubundi unkunda? Kandi nawe icyo wakibaza, azi ubundi kugira ngo Yesu aze kudupfira urupfu rubi tubwirwa twumva tururemereye, urumva yaba yarashingiye kuki? Ariko Yesu niwe wadukunze, sitwe twamukunze, ahubwo tumwemerere, tumuhe imitima yacu kugira ngo twirinde ikintu cyose cyatuma yongera kubabara. Ngo kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Rero mu basesenguye iyi ndirimbo mu mateka, hari aho bagaragaza ko hari amagambo agaragara mu Baroma igice cya 5:5 avuga ko uyu mugabo mu gushingira mu guhimba indirimbo, aya magambo nayo ari amagambo akwiye kwinjiramo kugira ngo akomeze n'ubundi afashe ubugingo bwacu. Aho bivugwa mu Baroma 5:5 bavuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Noneho ku murongo wa 8 haranditse ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Aha ni rwa rukundo rw'Imana dukomeje kuvuga. Urukundo rw'Imana ntabwo warurondora, ndetse hororirimbye avuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo n'ikuzimu rugerayo. Uburemere bw'urukundo rw'Imana rurenze cyane. Rero uyu mwene data yaje kururirimba avuga aya magambo, n'ubundi yaririmbyemo iyi ndirimbo 150, ariko bwagamije yuko abana bakunda Imana. Icyakora ngo ntabwo byarangira aho gutyo gusa. Tugarutse ku mateka y'indirimbo, nyuma yo kumva n'iri jambo ry'Imana no gukomeza urisome kandi ufashwe naryo, yarakunzwe cyane indirimbo mu Bwongereza, irakundwa muri Amerika, iza kuva ku rwego rwo kuba indirimbo yo kurimbwa n'abana gusa. Natwe uyu munsi turaririmba kandi turi abantu bakuru, ikadufasha. Hanyuma rero tugana ku musozo, n'ubundi uyu Bliss yaje gupfira mu mpanuka, ari nabivuzeho, yapfiriye mu mpanuka. Iyo mpanuka yabaye mu 1876, yaragiye mu ivugabutumwa, hanyuma ava n'ubundi i Pennsylvania yerekeza mu giterane cyari cyateranijwe na wa mupasiteri wamubwiye kuririmba indirimbo zo gushimisha Imana, zo guhimbaza Imana. Hanyuma yaragiye i Chicago muri leta ya Illinois, avuye i Pennsylvania, impanuka ibera n'ubundi muri leta ya Ohio, ibera mu nzira ahitwa Ashtabula. Nuko yari kumwe n'umugore we n'ubundi. Hanyuma icyatumye ubundi we impanuka imaze kuba, yabashe gusohoka muri wago cyangwa se mu cyumba cyo yararimo. Asohotsemo, gari ya moshi ifatwa n'umuriro, noneho we arwana no kujya gukuramo umugore we, biza kurangira n'ubundi wa muriro watwitse gari ya moshi umutwitse, hanyuma n'umugore we arapfa. Birangira ariko abana be barokotse, kuko abana be barasigaye, b'abahungu 2 n'ubundi bari barabasaranye, bo barokotse bagumaho, n'ubundi bakomeza gukura, n'ubundi birumvikana Imana ikomeza kubarinda. Mateka tubona nuko bo batapfuye uwo munsi, hapfuye ababyeyi, abana barasigara. Hanyuma nababwiye ko yapfuye n'ubundi agiye mu giterane cy'ivugabutumwa cyari kiwe n'uwitwa Dwight Moody. Nuko rero amateka ye, icyo twamwumviseho nuko n'ubundi yakuze atozwa gusoma ijambo ry'Imana, akura atozwa gukunda Imana, akura atozwa kuririmba, arabikunda cyane. Indirimbo yahimbye y'150, mwumvise ko natwe tuyikunda kugeza uyu munsi. Rero uza gufata umwanya nawe uyiririmbe, ufata umwanya usome ijambo ry'Imana, utekereza ku rukundo Imana idukunda, wirinda gukora ikintu cyose cyababaza Yesu, wirinda gukora ikintu cyose cyatuma Yesu yongera kubabara, kuko ibabaro yagize irahagije. Uyu munsi kora icyashimisha umutima we, avuga ati
nguyu mwana nkunda nkamwishimira. Ni nako Imana yabwiye Yesu igihe yari amaze kubatizwa ngo nguyu mwana nkunda nkamwishimira. Nawe ukora ikintu cyose cyatuma Imana ikubwira ngo nguyu mwana nkunda nkamwishimira, unyumvira igihe cyose. Kubw'urukundo rw'Imana igukunda, ntuteshe agaciro urukundo ngo Satani akunyage uburyo tugomba kugira amahoro yo mu mutima dukuye ku rukundo rw'Imana yaduhaye. Imana ikomeze ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.